amwishe nk'uwica ingurube, amukubise umuhini wo mu mutwe, ngo amukubise umuhini wa mbere, uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu niwe uhise umuhuhura, ubwo ngo amuziza kuba yamugurishirije inkoko ye. Aha ni mu karere ka Kirehe. Yes, reka rero nkugezeho inkuru irambuye y'aya makuru ngufitiye uyu mwanya. Reka mbanze gushimire by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, nkubwire ngo nawe utarayikora reka urebe munsi iyi video, hanyuma ukande ijambo subscribe, ukande like ndetse usharinge ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu, hanyuma bigere kuri benshi. Aha rero ni mu karere ka Kirehe, ni umurenge wa Mushikiri, ni mu kagari ka Rwanyamuhanga, umudugudu wa Bweramana. Aha havugwa inkuru y'umugabo witwa Maniraguha Jean Claude bahimbaga Ntaribi, waba warishwe n'umugore we. Aha ni ku munsi wo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, ubwo hari ku gatandatu wa kira cyumweru gishize, hari ku isaha ya 11 ndetse n'indi minota, aho uyu mugore yaje kwivugana uyu mugabo we. Ngo byagenze bite rero, abaturage uko bagenda babisobanura ndetse n'ubuyobozi, ngo uyu mugore cyangwa se uyu mugore n'uyu mugabo ngo bari babanye mu buryo n'ubundi burimo amakimbirane, ariko noneho ngo aho bigeze bigera naho umugore arara mu cyumba cye ndetse n'umugabo akarara mu cyumba cye. Hanyuma rero kuri uyu munsi ngo nibwo umugabo yaje gufata inkoko ye y'uyu mugore, aza kwirirwa agenda ayizunguza cyangwa se ayitemberana muri quartier. Nibwo rero ngo yagendaga ashakamo amafaranga, hanyuma uyu mugabo aza kugurisha iyi nkoko, noneho umugore we aza kubimenya. Uyu mugabo rero ngo nibwo yaje gutaha mu masaha rwose ngo hakiri kare, mu masaha ya 10 ngo umugabo aza kuryama, dore ko yarananiwe kubera ko yiriwe agenda, birashoboka ko yaje no gushyiramo n'agacupa. Hanyuma rero ngo umugore aho yaje gutaha asanga uyu mugabo aryamye mu cyumba cye, ariko ngo yamaze kumenya yuko inkoko yamaze kuyigurisha. Nibwo rero ngo uyu mugore yaje gufata ubuhiri rwose, aragenda no ku buriri bw'uwo mugabo uko yagasinziriye, amukubita umuhini mu mutwe, hanyuma ngo amukubita uwa kabiri, hanyuma amukubita uwa gatatu. ngo nibwo umugabo rero yaje kumeneka umutwe ndetse hatakariza ubuzima. Uyu mugore rero aza guhita ngo atwikira umurambo w'uyu Maniraguha Jean Claude cyangwa se witwa Ntaribi. Arangije rwose umugore aratuza cyane ndetse akomeza kwikorera uturimo two mu rugo. Nimugoroba ubwo abana batahaga nabo, ubwo abana bazaga gutaha nabo rwose ntibaje kumenya icyaje kubaho. Mu gitondo rero ngo nibwo umwana ngo yaje kuza kujya mu cyumba cya se, aza gusanga ngo amaguru ndetse n'ibindi bice by'umubiri ngo bisa nkaho byagagaye. Aha rero ngo nibwo haje umwana yaje kubaza nyina cyangwa se amazi, atese papa ko mbona bimeze gutya na gutya. Nyina akomeza kumwima amatwi, ariko umwana akomeza kugenda akeka ko ise yaba yishwe cyangwa se hari ikibazo yaba afite. Nibwo ngo umwana yaje kujya kubibwira abaturanyi, ababwira ati papa wanjye aho aryamye mu cyumba ngiye kumukoraho nsanga yagagaye cyangwa se umubiri we ntabwo urimo uranyeganyega. Ariko ngo bikavugwa ko uyu mwana yaje kumva ngo hari ikintu gihirita muri icyo cyumba cya se, ariko agira ngo ni se wenda waba urimo uragona.
niko kuza rero kubona se atinze kubyuka, aza kwinjira mu cyumba ngo amubyutse cyangwa se amenye uko yaramutse. Nibwo ngo yaje gusanga ise yamaze kugagara ndetse n'umubiri we usa nkaho ukonje. Uyu mwana rero ngo ajya kubivuga cyangwa se ajya kubivuga mu baturanyi. Ubwo rero ngo nibwo byaje kugaragara ko ise yaba yapfuye. Abaturage barahurura ndetse babimenyesha n'uyoboye uwo mudugudu wa Bweramana, nawe ngo aza kuhagera ndetse asanga uyu mugabo yamaje kwicwa. Nibwo rero baje kubaza uyu mugore we, aza kugenda ababwira ati jyewe ibyo bintu ntago mbizi, ntago nzi uko byaba byagenze, ngo cyangwa se hari nabo yagiye ngo abwira ati ashobora kuba ari za nzoga z'ibyuma barimo baraca yaba yanyweye byamwishe. Ariko ngo bareba mu ruhanga bakabona aho umuhini wakubise ndetse bakabona hari n'amaraso yagiye ava mu mazuru, ariko ngo yandi akaba yagiye aviramo imbere. Nibwo rero ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwaje guhamagara umuyobozi uyoboye uyu murenge wa Mushyikiri witwa Iyamuremye. Hanyuma rero ngo baza kureba, baza guhurura nabo, baza gusanga koko uyu munyakwigendera yapfuye kandi bigaragara ko yaje gukubitwa ikintu mu mutwe. Nibwo rero ngo baje gufata uyu mugore ndetse n'umwana we babatwara ku kagari. Ubwo polisi nayo yari yamaze kuhagera, hanyuma ngo bajya kubibabaza neza, ariko bakomeza kugenda bahakana bavuga ko batazi uko byagenze. Ngo ndetse bashyiraho n'imbaraga ko umuturage yagiye bisobanura, bavuze ko ngo bafashe n'uwo mwana bagasa nkaho bamutera ubwoba cyangwa se bamukubita bamubaza amakuru, ariko umwana ntiyarazi uko byagenze. Uyu mugore rero, uyu mwicanyi waje kwica umugabo we, ngo niwe wageze aho arababwira ati ni njyewe wamwishe. Ati nkimara kumenya yuko yangurishirije inkoko namukubise umuhini, ndetse abisobanura neza cyane avuga ati namukubise uwa mbere ndetse mukubita uwa kabiri mukubita n'uwa gatatu, nibwo yahise ahwana. Ubwo rero uyu mugore yaje gusobanura yuko akimara kumenya amakuru yuko umugabo we yamaze kumugurishiriza inkoko, nibwo ngo yaje kumusanga mu cyumba cyiwe, cyane nk'uko nanimaze kubibabwira yuko bari baratandukanye, umwe ajya mu cyumba cy'undi n'undi ajya mu kindi. Ngo ubwo bari baje gupfa yuko umugore yaje kubwira umugabo ati ndashaka ko ujya mu idini nsengeramo, hanyuma tugasezerana imbere y'Imana. Nibwo rero ngo umugabo yaje kubyanga, hanyuma haza kubaho amakimbirane yo kuza gutandukana mu buriri, umwe ajya mu cyumba cye n'undi ajya mu cyumba cye. Hanyuma rero uyu mugore akimara gutangaza yuko ari we wishe uyu nyakwigendera umugabo we Maniraguha Jean Claude cyangwa se witwa Ntaribi, nibwo yahise atabwa muri yombi, ajya gufungwa. Urwego rw'ubugenzacyaha ruza kumufata ndetse rujya kumufunga, ariko hakomeza hagenda hakorwa n'iperereza y'ibindi byaba bibyihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera Maniraguha Jean Claude cyangwa se bahimba Ntaribi. Uyu gitifu uyu murenge Iyamuremye nawe yaje gusobanura ko akimara kumenya iyi nkuru nawe yahise yihutira kubimenyesha inzego z'umutekano harimo polisi ndetse na RIB. Ngaya nguko rero inkuru nari ngufite uyu munsi, ngushimira cyane wowe ukomeje kugenda ukanda subscribe kuri channel yacu Inguni Zose TV, kandi ngushimira by'umwihariko wowe ugenda usharinga ibiganiro byacu. Ngewe nitwa Brown T, izi ni Inguni Zose TV. Reka ngushimire nkubwira ngo naho mukanya ibyacu ni akagaruka.